nkomeza kubifuriza gukomeza kugubwa neza mwe mwese mwahisemo nyine gukurikira Radio Imanzi waba uri ahantu hatandukanye mu gihugu hagati mu murwa wa Kigali mu ntara zose zitandukanye mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba n'uburengerazuba udukurikiye cyangwa se uri hanze mu ntara ya Gatanu mu hanze y'u Rwanda ukaba wahisemo kudukurikira ndagushimiye cyane kandi nkomeza kuguha ikaze nkomeza no kukwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe rero wahisemo gukurikira Aguka turakomeje n'ikiganiro cyacu Aguka turi kumwe nanone kandi n'umutumirwa wacu uyu munsi yitwa Kaberuka Evariste yaturutse muri RNIT tugaye ikaze murakoze cyane niwe rero tugiye kubana agiye kutuganirira tugiye kuganira reka tumureke kandi tumuhe ikaze anatwibwire hanyuma dutanye n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi murakoze nk'uko ababwiye nitwa Kaberuka Evariste nkaba ariyo ushinzwe iyamamazabikorwa mu kigo rwa National Investment Trust mu yandi magambo babyita operations murakoze cyane tweze ko turi bugirana ikiganiro cyiza ikiganiro kiraza kuba cyiza cyane nanjye ndi kubyumva turutse rero muri RNIT byaba byiza dusobanuriye nanone kugira ngo dutangire abantu bumva RNIT ni iki murakoze RNIT ni ikigo cyashyizweho na leta mu myaka yashize na 2015 nibwo twatangiye ibikorwa kikaba cyaragiye kugira ngo mu ntego rusange gikangurira abantu kwizigamira kwizigamira iyo tuvuze kwizigamira rero bari uburyo butandukanye mu buryo abantu bazigamamo muri rusange abantu barazigama mu buryo butandukanye nk'uko umuntu afata wenda umutungo afite bagafata umwe akawuzigama tuvuge amafaranga tuvuge wenda amatungo mu buryo butandukanye bwacu bwa gakondo ariko noneho hakaba ubundi buryo twita bwo kuzigama ariko noneho ku isoko ry'imari n'imigabane kuko iyo uguze iyo migabane uba uzigamye ariko noneho ukazigama ahantu noneho hashobora no kungura yacyagiyeho muzi icyerekezo twari dufite ubu twasoje icyerekezo 2020 ubu ngubu dufite 2050 tugira ngo nibura buri muturarwanda azabe ageze ku kigero runaka cy'ubukungu mu buryo nk'igihugu rero cyo nacyo cyarihaye icyerekezo kikavuga kiti ku musaruro mbumbe nibura ubwizigame bugomba kuba bwageze kuri 30 nibura hejuru 30% mu mwaka wa 2030 rero kugira ngo tubigereho nuko agomba gushyirwaho ingamba zitandukanye wenda narimvuze mu uburyo bwo kuzigama mu ishoramari n'isoko ry'imari n'imigabane ariko muzi n'ubundi buryo leta yagiye ishyiraho nk'urugero natanga nka ziriya mirenge sako nabwo bifasha abantu kugira ngo babashe kwizigama mu buryo bworoheye bari hafi n'ubundi buryo butandukanye rero mu mpamvu mu nshingano ikigo cyashyizweho kugira ngo gifashe abantu kuzigama twarabashyiriyeho ikigo cya mbere ikigega cya mbere cyitwa Iterambere Fund aricyo tugiye no kusobanura amagambo arambuye ariko tukaba duteganya no gushyiraho n'ibindi bigega kugira ngo buri muntu mu buryo bumworoheye abashe kujya mu kigega yabasha kwibonamo ariko tugakora ku buryo nibura buri muntu abasha kuzigama mu buryo abasha kubona mu musaruro wa buri munsi cyangwa se buri kwezi akabasha kuzigama mu bikeya noneho akagira gute akabishora muri kigega cyangwa se n'ahandi mu bindi bigega tuzaba twafunguye noneho akabasha kumwungukira aha mbwira abaduteza amatwi abadukurikiye kushobora kudukurikira kuri Radio Imanzi 105.1 cyangwa se ukaba waca kuri Twini naho ni Radio Imanzi cyangwa ugakoresha wayishatu @radimanzi.com niyo wanyakira kuri YouTube naho turi live ushobora kujyayo ukatubona tukagana turebana ukaza no kuduha ibitekerezo tugiye kuganira uko kwizigamira mu kigega Iterambere Fund byakorohera cyangwa se byoroheye buri muntu buri munyamuryango wese ushobora kuba yagana iki kigega niyo mpamvu twe dutanya tubwira ikigega RNIT ni iki hanyuma dutangira rero wari umaze kudusobanurira RNIT uti ni ikigega cyashyizweho na tambaza ni iki kigega cyashyizweho ubundi hagamije iki yego ndabisubiraho wenda narimaze kubikomozaho cyashyizwe kugira ngo gikangurire abantu kwizigamira icyo nicyo cya mbere ariko noneho bazigama banashora imari iyo washoye uba utegereje inyungu tukaba rero ikigega kikaba kibaha inyungu navuga
ugereranyije n'ahandi washora amafaranga muri iyi minsi utabona inyungu igeze iri mu kigega. Rero nimwe mpamvu tukangurira abantu kugira ngo bakitabire, basigame muri ya mutungo wabo babasha kubona, noneho banabushoremo mu kigega iterambere fund, ikintu cyongere kukigera gute kibahe inyungu. Wenda nagira ngo mbere ko tuvuga ko byoroshye kugira ngo ushore mu kigega iterambere fund, nagira ngo mvuge mu magambo makeya ibyerekeye ikigega. Ikigega cyagiyeho mu mwaka wa 2016 mu kwezi kwa karindwi. Ubu tumaze imyaka irenga 5 dukora. Abantu bamaze kukizigamamo barenga 27 nibo banyamigabane dufite mu kigega. Iyo urebye ukuntu ikigega cyagiye gikura, twahereye ku mutungo ungana na miliyari 1, no kuvuga ngo abanyamuryango bose abanyamigabane bose bari bafite mu kigega mu mwaka wa mbere. Ubu ngubu ikigega kikaba gifite umutungo mbumbe urenga miliyari 22. Kurwunguko navuga ko ari urwunguko rwiza, kuko dutangira mu mwaka wa mbere twagize 9.7. Mu mwaka ushize twasoje tugeze kuri 11.22. Uwo rwunguko ni urwunguko navuga rwa nyuma, aho nta kindi kiguzi cyo kirimo, nta musoro urimo, nta kindi kiguzi cyo kiri buvemo. No kuvuga ngo ni urwunguko aho tuvuga net, aho umuntu washoye amafaranga ye muri ya migabane ye abasha kubona, noneho igihe akeneye akabasha kuyasaba, cyangwa se akareka n'iyo migabane igakomeza ikazamura agaciro. Kuko mu kigega ikintu kitugenga cyane ni ibintu bibiri: ni imigabane n'agaciro k'umugabane. No kuvuga ngo iyo uzaye amafaranga runaka, nababwire ko amafaranga make umuntu aheraho atajya munsi ni 2,000. Nuvuga ngo 2,000 ushaka kubitanga buri munsi, yaba buri kwezi, yaba buri cyumweru, ariko arenza ayo ngayo ntabwo tubuze umuntu gushora amafaranga yariyo yose abashe kubona. Rero ibintu navugaga bibiri bitugenga cyane mu kigega, naho gaciro k'umugabane, kuko iyo twakiriye amafaranga turayashora. Iyo tuyashoye rero arunguka. Iyo yungutse bivuze ko umugabane wazamuye agaciro. Iyo zamuka y'agaciro rero niryo rituma ubona imigabane runaka. No kuvuga ngo rero niwe uyu munsi tugeze ku 179 bya 2,000, ntabwo kibasha kubona imigabane 20 nkuko wa wundi watangiye imbere agaciro kakiri 100. Urumva ko biri umugabane 11 n'ibice birengamo. Ibyo bivuze iki rero? Bivuze ko wa wundi watangiye agaciro ari amafaranga 100, kakaba kajegize ku 179, rero kari hafi 180. No kuvuga ngo icyo kinyuranyo kiri agatangwa aba ari inyungu. Yego. Nkuko wari ubikomojeho, ndagira ngo noneho tubwire uti, cyangwa se dusobanurire, kuba umuntu yafata umwanzuro agavuga ati ngiye ngiye kwizigamira, ngiye kugura imigabane yanjye muri RNIT. Ibyiza byo kuba yafata umwanzuro byo kuza kwizigamira cyangwa se kugura imigabane muri RNIT, ibyiza byo kubitsa muri iki kigega ni ibihe? Icyambere na mbere abantu baratugana, we n'abataratugana babyumve. Icyambere na mbere no kuba wizigamye. Kuko byagaragaye ko hari abatajya bizigama, bakavuga bateye amafaranga nabonye cyangwa se n'undi mutungo nabashe kwinjiza muri jewe, kasanga arakoresha bose, ugashira akabone kwezi gutakazabona n'undi. Icyambere no kuba wizigamye. Kwizigama byo nyirango turaza kubigarukaho, tubabwira uburyo abantu byabatabaye mu bihe bishize. Icyambere cyo nuko bifite akamaro kuba wizigamye, kuko uba ushobora kuzakoresha ibyo wizigamye mu gihe kizaza. Ikindi cya kabiri nuko harimo n'inyungu. Harimo inyungu, no kuvuga ngo washaka amafaranga yawe, ariko uraza kubona n'inyungu ikomoka kuri amafaranga wagize gute watanze muri migabane. Ikindi cya gatatu navuga nuko igihe cyose ukeneye amafaranga, ariko dukurikije uko ikigega, inyandiko ishyira ikigega ibidusaba, ubona amafaranga yawe. Ntabwo bisaba ko utegereza umwaka kugira ngo ubone amafaranga wenda ubwizigame bwawe. Bivuze iki? Reka mbisobanure mu magambo arambuye. Niba narazigama amafaranga, wenda tuvuga ntanga amafaranga runaka buri kwezi, ari nkuko nabyiyemeje, ariko noneho wenda byagera hagati wenda mu kwezi kwa 8 nkaba nkeneye amafaranga, nkakuza nkavuga nti muri amafaranga maze kugezamo mwe muhayemo amafaranga aya ngaya, bikorwa kuwa 4, noneho tukayaguha mu minsi ine y'akazi ukurikiyeho. Bivuze ngo muri igihe ukeneye amafaranga yaba ari yose,
yaba ari igice kuri ayo wazigamye dushaka kuyaguhereza muri iyo minsi ine y'akazi yashyizweho. Aha, nibutsa abantu badukurikiye ko turi kumwe na Evariste bakaba yaturutse muri Aronite, ariho aratuganiriza dusobanura uburyo kuba umuntu yakwizigamira muri iki kigega, inyungu zirimo n'uburyo umuntu yunguka n'ibyiza byo kuba wafata umwanzuro ukavuga uti ngiye kwizigamira muri iki kigega. Tubwiye ko amafaranga make umuntu ashobora guheraho ari 2,000, ukaba niyo mpamvu twavuze tuti ukwizigamira muri iki kigega byoroheye buri munyarwanda wese, uburyo byoroheye buri munyarwanda wese. N'uvanga iyo umuntu atanze 2,000 ashobora kubitanga buri munsi se, kubitanga bisaba umuntu ashobora gushyira 2,000, ashobora no gushyira amafaranga ayo ari yose ashatse, akavuga ati uyu munsi nabonye aya, niba nagiye gukora uyu munsi nabonye ndashyira haya. Bigenda gute gahunda yo kwizigamira bimeze gute ku buryo umuntu abikorwa? Yego, urakoze. Iyo tuvuze amafaranga 2,000 ni yandi umuntu atajya munsi. Yego, ariko umuntu ashobora kujya 10,000, ashobora kujya 100,000, ashobora kujya miliyoni, ashobora kugira ayo ariyo yose abasha kubona kandi yumva yazigama mu kigega. Yazigama yaba bibasha kubikora buri munsi, yaba bikora ushobora no kubikora n'inshuro 3 buri munsi ku munsi, cyangwa se ukabikora buri cyumweru, cyangwa se ukabikora buri kwezi, bitewe nuko winjiza amafaranga. None twebwe iyo tuyakiriye tureba tuti amafaranga yanga yaje ya kanaka ahwanye n'imigabane bitewe n'agaciro gahari kuri uwo munsi. Noneho ukwezi iyo kurangiye tukaguha icyemezo cy'imigabane. Ndetse nabona no kubabwira ko mu minsi iri imbere ntabwo bizatinda turimo gukora uburyo bw'ikoranabuhanga ku buryo umuntu azabasha kubibona no kuri telefone ye atagombye no gutegereza ko ukwezi kurangira ngo tugira ngo tumwohereze abashe kubibona. Yego. Umuntu rero uzigama muri iki kigega yumve ko cyangwa kuva ikigega cyashingwa icyerekezo cy'iki kigega, tuvuge wenda umuntu njya nkunda kubaza ngo n'umuntu mu rugo bagira agakayi kw'imihigo kuvuga ngo ni 2026 tugeze gutya, ni igihugu kuri 2024 na 2050. Icyerekezo cy'ikigega Aronite Fund ni iki? Icyerekezo nuko tugerageza kugira ngo tugere kuri buri munyarwanda ahari hose mu buryo bwose ashoboye kugira ngo yizigamire. Twashyizeho uburyo bwo kugira ngo buri muntu ahari abashe kuba yabasha kubona serivisi z'ikigega. Dufite amabanki aho umuntu ashobora kugenda hariyo konti akagishyira amafaranga. Dufite uburyo bwa telefone aho umuntu ashobora gukoresha kode akohereza amafaranga. Dukoresheje kode 00800 haba ari kuri MTN cyangwa se Airtel, uburyo bwose kode nimwe ukohereza amafaranga mu kigega. Twebwe kubera ko iyo telefone iba ihuye n'indangamuntu tubasha kubona ko ari kanaka wayohereje, noneho tukafata ya mafaranga wohereje tukakora mu buryo bw'imigabane ukaba wizigama mu kigega. Yewe nkuko nayo mbikomeje mu mwanya, uburyo dufite bw'ikoranabuhanga nimara gutungana neza uzajya unakoresha wenda n'indi kode kugira ngo ubashe kwizigama mu kigega, ku buryo yaba ari telefone nini cyangwa se yaba telefone gatoya akariko kose wabasha gukora mu buryo bwose ukabasha kuzigama mu kigega. Rero icyerekezo nuko buri muntu yakwibona mu kigega, nazo tukaba tugiteguye kugira ngo tuzamuhe inyungu yifuza atabona handi ku isoko ry'imari n'imigabane. Ukomeje ku nyungu rero, umuntu wizigamye yunguka ku ruhe rwunguko mu rwungukira ku ruhe rwunguko kugira ngo yumve ko hahandi atandukanye n'aho ngaho? Urakoze. Wenda nshobora ko nari nabikomojeho kugeza ubu ngubu urwunguko navuga ruto twagize ni 9.7. Urwunguko rurerure twagize umwaka ushize ari 11.22. Ni ukuvuga ngo rero yewe no myaka yakurikiyeho 2017 2018 2019 2021 twaje tugera nibura hejuru ya 10%. Bityo rero umuntu wizigamiye mu kigega abe yiteguye kuba azabona inyungu itari munsi y' 10% kugeza nibura mu myaka 5 iri imbere. Hanyuma umuntu wahisemo kuba yafata akagura umugabane we muri Aronite akaba yashyiramo imigabane ye, uruhare rw'abashoramari noneho n'uruhe kuba bagana iki kigega? Ikigega Iterambere Fund cyakira buri muntu uwo wese
waba uri umushoramari mu buryo wenda mu buryo buciriritse, yaba ari umushoramari ufite amafaranga atubutse, wese turamwakira mu kigega. Nakubwira ko mu kigega twakira umuntu ku giti cye, abantu bari mu itsinda. Urumva ko iyo bari mu itsinda baba bafite amafaranga agwiriye kurusha umuntu umwe ku giti cye. Cyangwa se ari ibigo, ari ibyikorera ku giti cyabyo, ari n'ibigo bya leta, ibigo byigenga, hari ibigo bindi twakira nk'abakozi bihurije hamwe mu bakora mu kigo kimwe. Mu buryo ubwo ari bwo bwose umuntu yakwibonamo ashobora kuza mu kigega, turabakira. Turabakira buri muntu wese, cyane ko watweretse urwunguko umuntu bamwungukiraho. Ni urwunguko rwiza cyane, ngewe niko navuga. Wenda ko n'abadukurikiye nabo bashobora wenda kugira uburyo bashobora kuba babyumva, cyangwa se umuntu yumvaho urwunguko ruri. Ubundi ikigega mu buryo kugira ngo wenda tuvuge n'umuntu udukurikiye yumve ko ikigega kuva cyatangira, bigeze gukomazaho igihe cyatangiriye, kuri ubu ngubu iterambere ry'ikigega rihagaze gute, kugira ngo n'umuntu udukurikiye yumve ko ikigega kuva cyatangira gikura, giteye intambwe, gikataje, ejo cyangwa ejo twava ku 9 tugera kuri 10-11 gutyo kuzamuka. Murakoze. Wenda iterambere ry'ikigega nabikomojeho mbere dutangira. Ntabwo ko twatangiye ku ikubitiro umwaka wa mbere dufite miliyari 1.5. Yego. Ubu tukaba dufite miliyari zirenga 22. Urumva ubwabyo kuva kuri miliyari 1 ukagera kuri miliyari 22 z'abanyamuryango, babandi dufite 27 n'amafaranga navuga ashimishije. Ntabwo navuga ngo twari twageraho twumva koko bishimishe cyane kurushaho, kuko abantu 27 wareba n'abanyarwanda ukuntu tungana turacyari bake cyane. Ariko ni intangiriro, turatekereza ko mu myaka 2-3 iri imbere abantu bazaba bamaze kuba benshi bakitabira, ndetse wenda n'urwunguko bitewe nuko isoko ry'imari rihagaze narwo rukabasha kuzamuka, kugira ngo abantu bashe gukomeza kwiteza imbere binyuze mu kigega iterambere fund. Binyuze mu kigega iterambere fund. Hanyuma nariho nibutsa abantu baduteze amatwi, abantu badukurikiye, ko turebera uburyo cyangwa se icyo ushobora gukora ku buryo wakwizigamira mu kigega iterambere fund. Uburyo yatubwiye ko bworoshye cyane, ko ufite 2,000 kuzamura guhera ku 2,000 udashobora kujya munsi ukazamura wabasha kwizigamira. Umuntu rero wafashe uwo mwanzuro akajya kwizigamira mu kigega, amafaranga yabona ryari, yabona byagenze gute, ayabona gute yakeneye? Iyo umuntu akeneye amafaranga, mbere na mbere ndakamaze mvuga ahubwo uko anayazana. Hari uburyo twashyizeho urugeze ubashe kugira iwacu ku biro, yuza inyandiko akayitanga iriho mwirondoro, tukamushyira mu mashini zacu, noneho tukaba tumenye ko rekana akayizigamiye. Ubwo tumusaba ko ashyira amafaranga kuri banki, kuri konti z'ikigega zashyizweho, nubwo akaba arizigamiye. Noneho aya mafaranga mu gihe runaka nk'uko nabivuze ashobora kuyakenera. Iyo ayakeneye rero utabashe kugera iwacu, kuko nabwo hari inyandiko umuntu yuza aje iwacu ku biro, hari ubundi buryo ashobora gukoresha anyuze kuri internet, akanyura ku rubuga rwacu, akuzaho hari nabwo aho twabageneye, umuntu ashobora kuza amakuru tumusaba, noneho akabyohereza, akavuga ati ngewe kanaka nkeneye amafaranga aya ngaya n'aya, noneho akabyohereza. Byohereje rero ko nabwo ko tubyakira ku wa 4, byakira iminsi yose, ariko tukafunga ku wa 4 muri icyo cyumweru, twaba tuti abantu basabye kugeza uyu munsi ku wa 4 niyo tuzaha amafaranga minsi 4 y'akazi ikurikiyeho. Bityo rero kubera ko aba yaduhaye amazina ye, tukareba tugasanga ko ahuye nayo dufite, ya migabane yatse cyangwa se amafaranga yatse tugasanga kuko arayifite. Iyo hari abajya baka amafaranga wenda arenze ayo bazigamye, ntabwo byashoboka. Icyo gihe turamuhamagara tukamubwira ko amafaranga yatse arenze ayo mu kwizigame bwe, noneho akaba yabihindura. Noneho ngoko nabisobanuye mu isi y'akazi, amafaranga tukayohereza kuri konti ye. Ese umuntu ashobora kuba yafunguriramo konti umwana we akaba yamuzigamiramo? Yego, birashoboka. Umwana utarageza imyaka y'ubukuru, turafata indangamuntu, dukoresha indangamuntu y'umubyeyi we, akaba none abasha kuzigama, azigamira umwana.
nawe afitemo konte ushobora kuvuga wenda nti mfite umwana ngenda ndashaka kwizigamira nkazigamira n'umwana byose birashoboka. Yego ushaka kuzigama nkawe ku giti cyawe ariko none ukaba ufite n'umwana umwe babiri batatu noneho buri mwana ukabigenda umuzigamira dukoresha indangamuntu yawe kubera wa mwana ntabwo aba afite indangamuntu imuranga. uwo muntu wizigamye muri RNIT ashobora kuba ayo mafaranga afitemo ashobora kuyatangaho ingwate akaba yafata credit muri banki. Ugeze neza wabaje ikibazo cyiza cyane harabajya bakitubaza batubaza batse mutanga inguzanyo. Ikigega iterambere fund ntabwo gitanga inguzanyo ahubwo iyo migabane ufite aba ari umutungo wawe bityo uwo mutungo ukaba ushaka kuwutangaho ingwate muri banki. Twebwe icyo dukora tuguha icyo cyemezo cy'imigabane cyangwa se wenda indi nyandiko yasaba ko twemeza ko ufite iyo migabane koko noneho ukayijyana muri banki ukayitangaho ingwate banki ikaba yaguha inguzanyo. Mu gihe rero bibaye ko ufashe inguzanyo ya migabane yakubereye ingwate ntabwo nkuko nabisobanuye ntabwo ushobora kuyisubirana. Bandi basaba imigabane ngo umuntu ndasaba ko munsubiza imigabane yanjye hoye n'ayo mafaranga icyo gihe ugifite wa mwenda utarangiza kubishyura ntabwo ushobora kuyisubirana kubera ko aba ari ingwate ya banki. Kugeza igihe urangije kwishyura ya nguzanyo nibwo uba wemerewe kuba wasubirana iyo migabane igihe icyo cyose. Yego. Hanyuma nibutsa abadukurikiye ko turi kuganira kuri RNIT iterambere fund. Ni ikigega ushobora kwizigamiramo, ni ikigega ushobora kuba waguramo wafatamo ukaguramo imigabane uhereye ku 2,000 ukaba wagenda wizigamira ejo cyangwa ejo bundi ugasanga bigufitiye akamaro cyane ko yatweretse ko bafite kurwunguko ruri hejuru. Hari ikindi yaje igeze gukomozaho yavuga ati nta misoro baguca. Ni ibintu byiza cyane wewe udukurikiye nkaba nagushishikariza kuba nawe wakwizigamira mu buryo butandukanye ukoresheje RNIT iterambere fund. Nituzaye kuyugana ku musozo hari abantu baba bakurikiye batashobora guhamagara avuga ati hari ibyo ntasobanukiwe guhamagara kuri radio ndumva ntabikora uraza kubaha nimero ku buryo baza guhamagaraho waza kuza kuzitanga kugira ngo abantu baze kuba baza guhamagara cyangwa se waza kubasobanurira wenda Evariste turi kumwe genda dusobanurira rero uburyo bwo kwizigamira nkuko kiganiro cyacu kigenda kibibutsa cyangwa se kibafasha kuba mwareba uburyo butandukanye wakwizigamira wakwiteza imbere. Rero nahangaha nahantu ushobora kuba wagana wakwizigamira ejo cyangwa ejo bundi bikaba byagenda neza. Ibindi bintu bitandukanye umuntu ashobora kuba yamenya kuri RNIT ni nk'ibiki? Urakoze wenda n'abatwumva baraza kuduhamagara batubwire icyo badasobanukiwe cyasobanurire ariko arabajya batubaza bati se umutekano w'amafaranga ni uwuhe? Se abantu harizewe? Icyambere cyo nababwira ko nuko hizewe kubera ko nirabwe ko ari ikigega cya leta cyashyizwe na leta kugira ngo gifashe abantu mu bagenda bizigamira mu bushobozi bwabo babasha kubona noneho ikigega cyende kivungukira. Ariko noneho uburyo nabaho umutekano navuga nti amafaranga yanyu arinzwe neza. Icyambere cyo nuko ikigega kigira umubitsi. Kigira umubitsi kikagira umuntu ucunga ikigega ari RNIT kikagira n'inama navuga y'ubuyobozi y'ubutegetsi ijyaho yashyizweho none yicara buri gihembwe ikareba uko ikigega kigenda gikora gitera imbere niba hari n'ibibazo nabyo bakabasha kubimenyeshwa kuko nibo babahagariye abashoramari. Iyo nama rero no hambere yarateranye buri gihembwe ikagezwaho raporo yuko ikigega kigenda gikora imikoro yacyo ya buri munsi. Umubitsi w'ikigega kugeza uyu munsi ni BNR niho umutungo w'ikigega wose ubitswe. Igihe abanyamigabane bazahitamo ko umutungo wikora ahandi hantu naho hemewe nabyo bizakorwa. Ikindi nabwira nuko tugira inama rusange y'abanyamigabane iterana buri mwaka umwaka usoje umwaka ukurikiyeho habaye inama rusange y'abanyamigabane ababishoboye bose baramenyeshwa bakaza none bakagezwaho raporo y'ikigega y'umwaka utambutse uko wagiye wakoze mu buryo bw'imikorere y'ikigega. Igihe bagize icyo babasaba ko gihinduka gihindirwa aho ngaho muri iyo nama. Inama rero y'urusange y'abanyamigabane ikaba ariyo ifite ububasha buruta bw'abandi bari bose kubijyanye n'imikorere y'ikigega.
ndumva aribyo nasobanura. Habaye hari abantu bafite ibibazo cyangwa ibitekerezo waca kuri 0788 33 56 59 cyangwa 0737609696 noneho ukaba wahamagara ukabaza cyangwa ugasobanuza tukakwakira, ariko noneho hari abandi bashobora no kwandika ibitekerezo ukaba wasobanuza, noneho tukaza kugenda tubakira. Tugende tureba mu bitekerezo abantu bagiye batwandikira. Hari uwabajije ati kugira ngo umuntu abe yabitsa muri icyo kigega asabwa iki? Murakoze. Icya mbere na mbere ni indangamuntu. Icya kabiri nuko abafite amafaranga guhera ku 2,000 kuzamura. Ibindi bikurikiraho nuko tubasha dushaka kugira ngo tumenye uwo muntu asigamye ninde, indangamuntu irahagije, noneho tukamenya aho atuye, hari iyo nyandiko nabusobanuriye yuzuza, cyangwa se yaba atabasha kugira iwacu ku biro akaba yanyura no ku rubuga rwacu ni wa3@rnit.rw akuzaho imyirondoro tumusaba, noneho akayohereza. Yamaze kuyohereza rero atanga amafaranga kuri konti nazo zirahari twarazitanze, noneho akaba icyo gihe tukamenya ngo ni kanaka wazigamye amafaranga ngo akaba ari umunyamigabane mu kigega. Ngira ngo utubajije yasobanukiwe. Noneho undi agira ati ese umuntu ashobora kugira konti ebyiri? Umuntu ashobora kuba yagira konti ebyiri muri RNIT? Konti ebyiri navuga ngo nkawe ku giti cyawe ntabwo ari ngombwa, kubera ko n'ubundi icyo tuba tureba ni amafaranga watanze n'imigabane n'agaciro k'umugabane, bityo amafaranga akagenda yunguka umunsi ku wundi. Ariko ushobora kugira konti ebyiri wenda yawe ku giti cyawe n'iyundi muntu wenda mufatanyije. Kanaye nk'urugero, wenda nkora hano muri kino kigo, ariko umukoresha wacu aratuzigamira, bityo nkaba nshobora kugira konti mfatanyije n'umukoresha wanjye. Ariko nanjye ku giti cyanjye bidaciye mu mukoresha nshobora kugira gute kwizigamira mu mafaranga mu kigega, bityo nkagira konti yanjye nihariye, nkagira n'indi konti mpuriyeho n'umukoresha wanjye. Okay. Ati se kuba umuntu yakwizigamira muri RNIT bitandukaniye no kubitsa muri banki? Biratandukanye. Ngira ngo mu bijyanye n'inyungu sinzi kwenda aho babasha kubona 11%, keretse wenda umuntu ufite amafaranga navuga menshi y'umurengera. Ariko umuntu ubasha kuza mu kigega, sinumva banki yakira amafaranga 2,000 kujya muza mu giturage kajya gushaka amafaranga 2,000 byayigora cyane. Ariko twebwe twashyizeho uburyo ku buryo buri muntu wese abasha ahari hose abasha kuzigama amakoje amafaranga ahera ku mafaranga 2,000. Muri banki rero cyane banki ntabwo nzivugira, ariko nibyo bakira ubwo amafaranga, ariko noneho bagatanga n'inguzanyo. Niko kazi kayo kibanze. Twebwe mu kigega ni ikigega cy'imigabane. Muri banki ntabwo ari banki, ntabwo batanga imigabane, keretse usibye wenda amasosiyete amwe ari ku isoko ry'imari n'imigabane bashobora kugenda bakayigura. Ni ukuvuga ngo rero uhisemo kuzigama muri banki nabyo ntabwo ari bibi, kuko ubuzigamye kandi tugira ngo abantu bakangukire kuzigama. Ariko niba ushaka inyungu irenzeho wenda ari cyo ugamije, nawe ukangura kujya mu kigega iterambere fund. Ngira ngo turakomeza turebe gusa none dusatira umusozo nyuzamo n'ubutumwa wenda ngenda ndeba ni iki kintu wabwira abaduteza amatwi ku bijyanye n'abantu bataramenya inzira, bataragana inzira yo kuba bagana ikigega RNIT iterambere fund? Nicyo babwira bacikana abantu bataraza mu kigega? navuga ngo murimo muracikanwa, ariko ntarirarenga, nimuze mu kigega. Wenda ngira ngo ubutaha nibidukundira tuzana n'abantu bazigamye mu kigega kugira ngo babashe kubabwira uburyo cyabagiriye akamaro. Kuko niba umuntu yarabashe kwizigama kuva mu myaka 5 itambutse, uyu munsi akaba arimo kubona inyungu ziri hejuru y'10%, navuga ngo nawe aho uri utaraza mu kigega, nawe ngwino mu kigega ubashe kubona izo nyungu. Nkuko nabasobanuriye, inyungu ya mbere ubwabyo no kuzigama, ubwabyo ni inyungu. Iyo nyungu ya kabiri ni iyo nyungu noneho nyirizina ubasha gukura mu kigega ugiye wizigamiye ugura imigabane mu kigega.
aha ngira ngo abantu badukurikiye babyumvise ibyiza byo kuba wajya muri Right iterambere fund ukaba wagana hari abantu bakiyumvisha ko kuba umuntu yaza kwizigamira muri icyo kigega cyangwa se mu gihe gatandukanye biba bireba abakire. Abantu bita ngo ni abakire, hari n'abandi bavuga ngo ni abanyamujyi. Ba bantu wa muhinzi wiriya Nyabihu uhinga ibirayi akeza toni zingahe, wa muhinzi w'Ikibungo uhinga inanasi ahinga ibitoki, wa muhinzi wo Muhanga uhinga imyumbati, wa muhinzi wa Rusizi neyeho uhinga icyayi, wa muhinzi wa Nyaruguru nawe uhinga icyayi n'ibirayi na Kinigi hose, wababwira iki Evari? Murakoze cyane. Ntabwo ikigega ari cy'abakire. Buri muntu ku mafaranga abasha kubona yari yose yaza mu kigega, arisanga mu kigega. Twabwiye ko guhera ku mafaranga 2,000. Kandi abo bantu bose uvuze mu bintu bitandukanye bakora, ayo mafaranga barayabona. Ndetse hari bamwe tumaze kugeraho bamaze kuza mu kigega. Naho tutaragera tuzahagera. Utabasha wenda kugera mu buryo bwo kujyayo kumza aho batuye, tuzakoresha ubundi buryo, ku buryo buri muntu wese ahari azabasha kubona serivisi z'ikigega zikamugera mu buryo bwo mworoheye. Ntabwo uburyo tuzakoresha wenda tunyuze mu buryo bwa telefone, abantu benshi batunze telefone muri iyi minsi, buri muntu wese abashe kugera mu kigega. Ntabwo ari iby'abanyamujyi, kuko kuzigama ntabwo ari iby'abanyamujyi gusa, ni ibya buri muntu wese. Buri muntu wese mu buryo yaba atuye mu cyaro, yaba atuye mu mujyi, yaba ahinga, yaba yorora, yaba acuruza, umurimo yose buri muntu umurimo wose akora arisanga mu kigega. Ati umurimo wose umuntu akora arisanga mu kigega. Nagira ngo abantu badukurikiye bariyo za Gakenke, hari abari Nyaruguru bajya badukurikira za Ruramba, batagira ngo iki kiganiro ni cy'abantu bahembwa ku kwezi. Hari abantu bavuga ati ni cy'abantu bahembwa ku kwezi, babandi bafata amafaranga bakajya kugira. Nawe wakuye ibirayi ukagurisha, wakuraho make ukizigamira, wejeje imyaka runaka. Ubu ngubu muri iki gihe mu kiba bari gusarura, hari abari gusarura amasaka, hari abari gusarura ibishyimbo, hari gusarura ibintu bitandukanye. Ushobora kuvuga uti noneho uyu munsi uyu mwaka ndejeje, ariko sinzi uko ejo bizaba bigenda, reka basi mbe nkweyo duke nizigamire wo kugira ngo nsesagure. Nabo bumve ko bibareba. Niba ntacyo wakongeraho, hari icyo naba ntakubaje wenda wakongeraho. Birabareba cyane. Ndetse nakubwira ko mu by'ukuri uyu munsi dufite abantu bizigamira buri munsi. Byumvikana ko ntabwo baba ari uko wenda babejeje ya myaka bavugaga, ahubwo wenda nuko bafite indi mirimo bakora ituma babona amafaranga buri munsi. Bakavuga ati amafaranga nabonye uyu munsi reka igice cyayo nyizigame. Dufite abantu rwose bazigama amafaranga buri munsi, dufite abazigama buri cyumweru, dufite n'abazigama buri kwezi, dufite n'abazigama mu bihembwe bitandukanye kubera ko aribwo baba babonye amafaranga. Rero navuga ngo ikigega cyabashyiriyeho kugira ngo buri muntu uko abona amafaranga uko ariko kose abashe kugira gute, abashe kwizigama. Ngira ngo tugane ku musozo. Niba hari icyo wenda ntakubajije nibagiwe kukubaza watubwira, hanyuma tugasoza. Yego murakoze. Ngira ngo ugeze kunsaba ko nababwira telefone bashobora guhamagaraho mu gihe bakeneye kugira icyo batubaza. Ni 0787 900 207. Okay, wasura muri mwe. 0787 900 207. Ndetse dufite n'iyindi 07 07 79 00 207. Ni telefone y'akazi, ushaka kuyihamagaraho igihe cyose mu masaha y'akazi. Iyo ngiyo umuntu ayihamagaye aritabwa n'abantu bakamufasha bakamusobanurira mu masaha y'akazi. Yego. Bari wakoze cyane kwitaba ikiganiro cyacu n'uburyo bwo gusobanurira abanyarwanda uko bakwiriye kwizigamira kugira ngo iterambere ryabo rirusheho kugenda neza cyane. Murakoze cyane. Ndetse tuzanagaruka n'ikindi gihe tuzakomeza kugira ngo tuze kuri radio n'ahandi hose kugira ngo tuba abantu abanyarwanda bose babashe kugerwaho n'izi serivisi. Utabyumvise uyu munsi ubutaha wenda nawe tuzamugeraho. Yego. Utabyumvise uyu munsi n'ubutaha tuzongera tumusobanurire, kuko intego yacu no kugira ngo abantu bizigamire bahiga amafaranga kandi barashobora gutera imbere mu buryo bwose. Kandi leta hari ibintu bitandukanye, uburyo butandukanye barashyize kugira ngo abantu barusheho gutera imbere. Murakoze cyane, turagushimira. Murakoze, ndabashimiye. Kadushimire n'abandi bari baduteze amatwi, badukurikiye, baduhaye ibitekerezo, n'abandi baza kuguhamagara ukabasobanurira kugira ngo barusheho kwizigamira. Reka mukanya ku isaha y'isa 10 muze kuba muri kumwe na Joshua muri Bomba Drive, mukomeze kunogirwa na gahunda za Hadimanzi. Bye.